Muraho neza nshuti z'ubuzima bufite intego. Muri episode zibanza z'ubuzima bufite intego twavuze ku ntego no ku mpamvu. Uyu munsi turagira ngo dusesengure icyo ubuzima ari cyo. Turebe uburyo sisiteme y'isi ikora kandi dutangiye kuganira ku kamaro k'igihe, ubwiza bwo kugira roho nziza, n'uko wahindura uko wiyumva kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Ku musozo w'iki kiganiro turabasogongeza kuri episode ya 4, aho tuzavuga ku murimo nk'ipfundo rya byose, ari nawo ubuzima na sisiteme y'isi bishingiyeho. Ubuzima si uguhumeka gusa, ni ukumva ko uriho mu buryo bwuzuye, mu mubiri, mu mutima no mu mwuka. Ubuzima nyabwo butuye mu muntu, nuko yiyumva, uko abona ejo, nuko yakira ibyabaye. Hari ikibazo abantu benshi bibaza ariko ntibagishobore. Ubuzima ni iki? Buri wese abubona ukwe bitewe na situwasiyo arimo. Hari ubona ubuzima nk'ibyishimo, undi akabubona nk'umubabaro. Ariko icyo duhuriyeho twese ni uko hari byinshi tutabasha gusobanukirwa. Hari umuhanzi w'umukurambere nkunda cyane wakoze mu nganzo, abikomozaho agira ati: iyo idutunganya ntitume dusaza, uwampa nk'amahirwe yo kuvugana n'Imana nayibaza ukuntu yaduhanze. Aho umuhanzi nibwira ko yatekereje birenze ibisanzwe, ariko mu by'ukuri yumvaga ubuzima hari ukuntu ukundi bwagakwiye kumera. Mudufashe mwandike muri komenti izina ry'iyi ndirimbo na nyirayo. Ese wowe uhuye n'Imana wayibaza iki? Impamvu abantu bavuka bagapfa, impamvu y'urukundo n'urwango, ibyishimo n'umubabaro. Muri rusange, usibye uyu muhanzi wakoze mu nganzo, abantu benshi bibaza impamvu ibintu bibabaho uko bibabaho. Kuki twishima uyu munsi ejo tukarira? Kuki dukundana se nyuma tukavaho twangana? Ibyo byose bituma twumva ko ubuzima butoroshye, ntibusobanutse neza. Ariko uko bumeze kose nibwo dufite, nibwo tugomba kubamo, tukabwigiramo, tukagerageza kubwumva nubwo tudasobanukirwa byose. Ubuzima burya si ibyo tubona, ni uburyo tubibona. Ubuzima bwiza si ubwo bagushimira cyangwa utoranyirijwe n'abandi, nubwo wowe wishimira kubamo. Kandi ubwo buzima ntibusaba ibintu byinshi, busaba gusa ukuri, umutuzo n'ubushake bwo gusubiza amaso inyuma ugakosora aho watannye, wowe nyir'ubuzima. Ubuzima si amagambo, ni igihe, ni isaha imwe hisi itazagaruka. Igihe cyawe ni ikintu cya mbere cy'agaciro ufite, kandi igihe cyatakaye ntikigaruka. Burya ubuzima butuma tubaho mu isi dutuye, ariko igihe ni itike yacu yo kuyituramo. Uko ukoresha isaha yawe niko wubaka ejo hawe. Ntugipfushe ubusa, wihora utegereje igihe kitazaza. Igihe ufite giha agaciro. Igihe si icyo wategereza undi ngo aguhe, ni impano ya buri gitondo. Buri saha utaye uba utije umurindi sisiteme itazakuzirikana. Sisiteme y'isi ikora mu buryo buhabanye n'ubwo twifuza nk'abantu. Banza ushake amafaranga ubone amahoro, banza ugaragare neza ubone kwizerwa, banza wigereranye n'abandi ubone uko utera imbere. Ariko wibuke, iyo sisiteme yashyizweho n'abantu kandi ni nabo bashobora kuyihindura. Kumenya isi no kuyisobanukirwa ni uguhindura uko uyibamo. Nta kintu na kimwe gica umuntu intege nk'ijwi rimubwira ngo ntiwaba umuntu mwiza. Ariko kandi nta kintu kiruta kwiyubaka uhereye kuri ndashoboye. Iteka ryose uko wiyumva ni kubaho. Ntushobora kubaho nk'uwubashywe iyo wiyumva nk'umunyantege nke. Isi yo itwigisha gukora iby'inyuma ariko tukibagirwa iby'imbere. Umutima, amahoro, ubwenge. Itwigisha uko tubaho ariko ntiyigisha impamvu tubaho. Igutegeka kwihuta, ntikwigisha aho ujya. Igusaba gutsinda ariko ntiguhe icyo watsindiye. Isi izaguha amabwiriza, ikwereka ibyo ukeneye, nyuma ikwime icyo ukwiye kuba cyo, umuntu nyamuntu. Isi ituwe n'abantu ariko ikeneye kuba iy'abantu nyabantu. Umuhanzi w'umuhanga yakoze mu nganzo ati: umuntu nyamuntu si umwe gica winjira bagakangarana, si umwe ukubira mu nda ye, ni nyamutima ukunda abandi. Ibyo dufite byose ntacyo byaba bivuze niba tutagera aho duhana amahoro, urukundo n'impuhwe. Isi dutuyemo nta forumire igira, ibi wagakwiye kuba ubizi. Niba utarabimenya tangira ubu. Ni iyacu twese ariko nta n'umwe uyigenga. Ni isi yuzuye ibyishimo n'amarira, urukundo n'inzika, inzara n'inzangano. Isi dutuye iragoye, ariko se niba ari impamo ko tutazayibamo ubuziraherezo, kuki tutayibanamo neza? Nifuza ko umuntu yakundwa, ko hanyuze yakirwa, ko umuntu yasangira n'undi atikanga. Benshi batekereza ko kugira roho nziza bishingiye ku gusenga cyangwa gukora ibyiza gusa. Ariko se waba uzi ko roho nziza ikeneye inzozi imibamo? Roho nziza igomba gutura mu mubiri muzima. Nta nzozi ziba impamo igihe umubiri wawe unaniwe. Iyo utisa ku mubiri wawe, buhoro buhoro utangira kuba umuntu utagifite aho yishingikirije, nk'igiti cyaciwe imizi. Ntuzakore ikosa ngo ufate umubiri wawe nk'icyuma. Roho yawe ntishobora gutekereza neza iyo ubuzima bw'umubiri butameze neza. Iyo umubiri urwaye n'inzozi zirarwara, amarangamutima arahinduka, intekerezo zigacika intege, n'umutima ugatakaza ibyishimo.
Niba ushaka kugira umutima utuje, tangirira ku mubiri wawe, tangirira ku byo urya, uko uruhuka, uko wiyitaho. Nta roho ifite amahoro yaba mu mubiri wananijwe n'umunaniro, uburwayi cyangwa akaga. Ndagira ngo ngusabe ngo witondere uko witwara ku mubiri wawe, kuko niho roho yawe ituye. Ubuzima ni impano, ni isomo, ni urugendo. Dukwiye kumenya ko ubuzima ari impano tugomba kwitaho mbere y'uko dutekereza iherezo ryabwo. Ku rundi ruhande, urebye neza uzasanga umurimo ari wo buzima, ni ishingiro rya sisiteme y'isi. Nibwo buryo tubona ibidutunga, ni nawo uduha ibyo twifuza mu nzozi. Niba warakunze uru rugendo, igisubizo cyabyo byose kiri mu kiganiro gikurikira. Epizode ya 4 y'ubuzima bufite intego izasobanura ibi byose birenze uko byumvikana. Ntuzayicikwe.